Muraho, murakaza neza ku isoko y'ubworozi. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe uburyo bwiza wakikorera ibiryo bihendutse ukoresheje ibitoki. Ibi ngibi bizagufasha kugaburira amatungo yawe ku giciro gito, ariyo inka, ingurube, ihene, intama, inkoko, inkwavu ndetse n'andi. Kandi bikagufasha kugaburira amatungo yawe ku giciro gike ariko bigatanga umusaruro ugaragara. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko wakikorera ibi biryo, intungamubiri ziboneka muri bino biryo, uko wabibika, ingaruka nziza n'ingaruka mbi mu gukoresha bino bitoki. Uhawe ikaze rero muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Hagirimana Fabien. Niba ari ubwa mbere warugeze kuri iyi channel, reka nkubwire ngo kanda subscribe, uce muri comment wandike icyo ushaka ko tuzagufasha muri video itaha. Abantu basanzwe bakurikira ino channel tumaze iminsi dukora topic zivuga uko wakikorera ibiryo, cyane ko twabonye ko ku isoko ibiryo bikorwa n'inganda by'aya matungo, haba inkoko, ingurube n'andi, ibiryo bigurwa twabonye ko bisigaye bifite igiciro kiri hejuru, rimwe na rimwe bakatugurisha ibiryo bitanafite intungamubiri dukeneye. Ari nayo mpamvu twahisemo kujya twikorera ibiryo byunganira ibiryo tuba twaguze, tukagura ibiryo bikeya byunganira ibyo twakoze. Ibitoki ni ubwatsi bwiza bworoshye kububona mu gihugu cyose waba urimo, aho waba uherereye hose. Ibitoki ndetse n'imitumba n'amakoma, kuko byose n'ibikomoka ku bitoki, ni ubwatsi bwiza kandi bworoshye kububona aho waba uherereye hose. Mu busanzwe byifashishwa nk'ibiryo by'abantu, ariko nanone bikaba imari ikomeye ku isoko ry'ibiribwa by'amatungo. Ibyo dukoresha rero mu bikomoka ku nsina ni ibihe? Icya mbere tuzakoresha gikomoka ku nsina ni amababi yazo, azwi nka banana leaves. Amababi amatungo menshi arayarya. Ahanini tumenyereye ko tuyagaburira inka n'intama n'ihene, ariko no ku nkoko, ingurube zirayarya, ariko bigasaba ko tuyakeka. Tugiye kurebera hamwe uko bitegurwa. Icya kabiri ni ibisigazwa by'ibitoki, ari byo bizwi nka banana peel. Ibisigazwa, ibishishwa by'ibitoki, ibitoki bitari byakura neza, ndetse n'ibindi byasagutse ku bitoki wakoresheje hara mu rugo, nabyo bikorwamo ubwatsi bw'amatungo. Icya gatatu, ibitoki by'amashara cyangwa se ibitoki byananiranye, ari byo bizwi nka banana reject, bikunze gukorwamo ubwatsi bwitwa silage. Turaza kubona uko bukorwa. Indi mpamvu ibitoki ari byiza nuko ibitoki biboneka aho ariho hose, bikaboneka ku giciro gike. Ikindi bikaba bikungahaye kuri energy, ariyo izwi nka carbohydrate. Yellow canola meal, izwi nka buranda cyangwa se ibigori baseye, amasaka n'ibindi byose bisyebwa, nibyo bavanze muri no mutumba bakekaguye, barangije bashyiramo n'amazi, barabivangavanga kugeza byose bimaze kuba uruvange rwahuye. Ibi warebye video y'ubwashize yabonye ukuntu bikorwa. Bino turimo turakora ubwatsi bw'inkoko. Uko wabukora: ufata umutumba ukawukeka neza, ugakoramo uduce duto duto, wamara ukoramo uduce duto duto ukavanga na blanda. Ese bivangwa gute? Wakibaza, bavanga blanda ingana n'imitumba cyangwa ni imitumba iba myinshi? Reka ngusubize iki kibazo. Iyo ugiye kuvanga blanda n'imitumba, ufata ifunguro wagennye ku munsi usanzwe ugabura, ubwo ni rya blanda. Yaba waragabura ibiro 10 ku munsi, ukuraho hagati ya 10 na 20 y'ibyo wari bugabure, ubisimbuza umutumba. Yaba wari bugabure ibiro 10, bivuze ko urafata ibiro hagati y'ibiro 10 y'ibiro 2 n'ibiro 3 ukabisimbuza imitumba. Ubwo uragabura ibiro 7, nurangiza ufata ibiro 3 uhita ubisimbuza umutumba. Icyo gihe uzahita usevinga ibiro 3 bya blanda wari bugabure kuri uwo munsi. Ubu bwatsi tugiye gukora ntago busimbura blanda, ahubwo buza nk'inyongera cyangwa se inyunganizi yunganira blanda. Wakibaza ngombe ni ukubera iki budasimbura blanda bukaza bwunganira? Impamvu nta yindi, ni ukugira ngo mu busanzwe bino bitoki n'imitumba ntago bifite proteine ihagije kugira ngo bibashe kuba byabeshaho inkoko
ikomeze ubuzima bwiza. Icyo ukora ni iki? Ni ugufata ikigero gikeya ukongera mu bisanzwe ugabura bifite za ntungamubiri zikenewe kugira tugumye tunagabura ibiryo bifite za ntungamubiri inkoko ikenera kugira ngo ibeho neza. Noneho murabibona tugeze kuri rya somo ryacu ry'uyu munsi nyirizina. Nkuko muri kubibona hano, iki gitoki cyari cyaguye. Ahanini iki gitoki abenshi bakunze kugita cyangwa se bakagihereza abafite inka n'intama, kuko akenshi ntabwo bazi ko inkoko zibirya. Ese twabikoramo gute ubwatsi bw'inkoko? Uzafata igitoki cyawe rero, numara kugica ukigejeje mu rugo, haza bakurikiyeho kugitunganya. Mu kugitunganya uzabanza kucyoza. Mbere y'uko utangira kugikatagura uzabanza ucyoze, numara kucyoza ubone utangire uburyo bwo kugikata. Murabibona kino gitoki ntabwo cyari cyeze, ariko duhise tukibyaza umusaruro. Ntabwo gitabwa, ahubwo uhita ukagikoresha ukibyaza umusaruro, uhita ugikoramo ubwatsi bw'amatungo. Uzakatagura rero kino gitoki mo uduce dutoya. Ahangaha murabona ko barimo barakoresha imashini isanzwe ikata ubwatsi. Mu busanzwe hino bayita brush cutter cyangwa se shaft cutter. Ino mashini ku isoko irahenda, harimo ababimbazije muri comment haruguru, ariko ku isoko online nagezeyo nsanga ishobora kubigura amafaranga menshi cyane, kuko isoko nakatiyeho ntabwo natinzeho ngo ndebe neza, ariko nasanze igura 3,550,000. Urumva ko ino mashini irahenda cyane. Nawe rero udafite imashini uzifashisha umupanga, nk'uko wabonye ukuntu bakata umutumba, nawe ukataguremo bino bitoki uduce duto duto tuzorohereza igogora ry'inkoko cyangwa se ingurube, kuko hano ubwatsi tugiye gukora ahangaha wabugaburira inkoko cyangwa ingurube n'andi matungo yose usanzwe woroye. Ese bikorwa gute? Ugiye gukurikira intambwe ku yindi, kuko ibi biryo kugira bikorwe bisaba process rero biba bisaba ngukore ikintu step by step. Ibiryo by'ibitoki rero ushobora kubitegura mu buryo bubiri, aribwo ngiye kukubwira. Uburyo bwa mbere ni ubu tugiye guheraho. Uburyo bwa mbere ni uko uzafata bino bitoki byawe ukabisya, wamara kubisya ukongeramo ibindi biyongeramo poroteyine. Ubwo twavugamo soya, ibigori ndetse n'ibindi. Ukongeramo umunyu ndetse na chlorine. Ukongeramo ifu y'ibigori ndetse y'ibindi binyampeke mu rwego rwo kongeramo za karori. Bikifashishwa kugaburira inka, ingurube ndetse n'ihene.
Reka turebe rero uburyo bwa kabiri ari nabwo noneho hano iwacu tugiye gukoresha. Uburyo bwa kabiri nibwo bita ngo silage y'ibitoki cyangwa se banana silage. Ese ikorwa ite? Reka dukurikire uko bikorwa. Aha ho ufata ibitoki n'amakoma yabyo ukabikatagura ukabikoramo uduce duto nk'uko mwabonye tumaze kubikora haruguru muri no video. Uramutse ufite ibisigazwa by'ibigori, ibisigazwa by'imyumbati nabyo wabikatagura ukabishyiramo ukabyongera muri runo ruvange. Iyo urangije gushyiramo umaze gukora runo ruvange ari byo bita extra kano, icyo wongeramo ushyiramo amazi make ndetse n'umunyu mukeya. Uno munyu ukoresha umunyu w'amatungo ugurwa muri farumasi z'ibiryo by'amatungo, habamo umunyu w'amatungo ariko ugakoresha umunyu w'umweru. Warangiza ukabishyira mu kintu gipfundikirwa, wavugamo nka plastique cyangwa se indobo nini cyangwa se tanke mu bagira ibigega tugega dutoya babishyiramo cyangwa se ikibindi. Warangiza ukabishyiramo ukabipfundikiriramo, warangiza ukabirekeramo bigakora icyitwa fermentation. Iyo fermentation ubirekeramo bikamaramo iminsi iri hagati y'iminsi 14 ndetse n'umunsi wa 21. Iyo ubwo hagati guhera ku munsi wa 14 kugera ku munsi wa 21 uba wemerewe kubikoresha hagati aho ngaho. Ari nabyo bikunze kwitwa incubation. Abazi incubator ni ira mashini irari rikanaturaga, ubwo muri iyo process babyita incubation. Iyo birangije iyo minsi rero nibwo ubigaburira ingurube ndetse n'inga, cyane cyane ni ingurube n'inga. Ubwo kubw'inkoko twabonye ko tubikora mu mutumba, aha ngaha turimo turakora ubwatsi bw'ingurube n'inga ndetse n'andi matungo. Mbere yo kubehereza inga rero kuri uno munsi bumaze gukora bya biryo byawe, urabona ukuntu biba bisa. Ubwo bifata ibyumweru 2 mbere yo kugira ngo ubikoreshe. Wabipfundikiriye ahantu hamwe bikamaramo ibyumweru 2. Nyuma y'ibyumweru 2 nibwo uza kongera kubitegura. Turebe rero nyuma y'ibyo byumweru 2 bitegurwa gute mbere yo kubihereza ingurube. Urabibona rero ukuntu byasanye, barimo barabivanga. Amaze kubivanga arimo arabitegura kugira ngo noneho tuze kubihereza ingurube zacu. Icyarimo gukora urabona ko ku ruhande hariho buranda yagiye kuba yavangamo. Kuri ya buranda nababwiye ku kigero cyagenywe ku ngurube, haruguru nababwiye ku nkoko, noneho katugaruke ku ngurube. Ku ngurube uyihereza 50% bya buranda wari usanzwe wigaburira ku munsi. Iyo birya ibiro 10 ni ukuvuga ngo uhereza ibiro 5 bya buranda. Numara kuyiha ibiro 5 bya buranda uyihereza 30% by'ibi bitoki. Numara kuyihereza ibitoki yino 30%, harabasigaye 20% kugira byuzure 100%. 20% niyo uri bwongere kuza kuzihereza muri bwa bwatsi busanzwe ujye uzigaburira, ukabigahita byuzura 100%. Urabona nyuma yo kuba bamaze kuvangamo ya buranda rero icyakurikiyeho ndakindi bahise baza kubihereza ingurube mu kiraro. Urabona ko ingurube zimaze kubimenyera, zibirya neza kandi zibyishimiye. Wowe icyo uri bukore uzatangira ukora bike bike, ugenda umenyereza itungo ryawe gake gake, kuko ntabwo itungo wabikora bwa mbere ngo rihite ribumenya. Ubukora gake gake ukagenda urihereza gake gake rikagenda ribimenyera kugeza rigeze aho kugeza ribirya ngaho ribimenyereye, nkuko uri kubona ko zino zirimo kubirya. Reka noneho turebere hamwe ibyiza cyangwa se intungamubiri ziboneka mu bitoki. Icya mbere twabonye ko mu bitoki havamo carbohydrate cyangwa se energy, ari byo bituma itungo rikura vuba bidatinze. Icya kabiri mu bitoki habonekamo potassium, magnesium. Potassium na magnesium bifasha mu mikorere y'imitsi n'umubiri by'itungo. Icya gatatu mu bitoki havamo vitamine A, B6 na C bifasha mu mikorere myiza n'ubudahangarwa bw'umubiri bw'itungo. Indungamubiri ya kane iba mu gitoki ni fiber, ifasha mu igogora ry'iby'itungo rirya. Reka noneho turebere hamwe ibyiza byo gukora ibiryo ukoresheje igitoki. Icya mbere nuko igitoki kiboneka hose kandi kikaboneka ku giciro gike. Icya kabiri kiboneka kuri buri umwe wese, by'umwihariko ku muhinzi n'umuhinzi we wundi uciriritse abasha kwibonera igitoki ndetse n'imitumba yacyo. Byongera umusaruro w'inga ndetse n'ingurube.
ndetse kandi bigafasha gukoresha ibindi bisigazwa byakagombye gupfa ubusa. Ubwo ibisigazwa by'imyumbati n'ibindi twabonye ko bivangamo nabyo birakoreshwa kandi bitakabashwa kuba byari byo gukoreshwa biri byonyine. Ikindi cyiza twavuga ni uko byoroshye kubibika mu buryo twabonye haruguru bwa siraje. Ingaruka rero dushobora gukura mu bitoki ni uko byonyine kubikoresha ntago byihagije, by'umwihariko kuri poroteyini iba iri nkeya ugereranyije na poroteyini iba ikenewe. Gusa nanone ntukabyishingikirizaho byonyine 100%, wibuke ko tugomba kubivanga mu bindi, bigomba kuza nk'inyunganizi, ntago bigomba gukora byonyine. Gukora mix balance ni ingenzi, wibuke kubivanga ubyongeyemo buranda, ukongeramo soya, ingano n'ibindi twavuze haruguru, kuko byose ari ingenzi kugira ngo biguhereze ya poroteyini itungo rikenera kugira ribashe kugira ubuzima bwiza. Yeba rero nawe uri umwe mu bahendwa n'ibiryo by'amatungo byavaga ku isoko, fatirana aya mahirwe utangire gukoresha ibitoki bikorera ibiryo byawe kandi bihendutse bifite za ntungamubiri ukenera. Ndagushimiye wowe wabashije kuri iki kiganiro kuva gitangiye kigeza ku musozo ukiri kumwe natwe. By'umwihariko ndashimira wowe wakoze subscribe hano ku isoko y'ubworozi ndetse no kuri MIF Farm, kuko naho tujye ducishaho amasomo. Iyo ni channel ya kabiri dukoresha ducishaho amwe muri ano masomo yacu, kuko iyo amasomo abaye menshi ntabwo tugomba kuyacisha kuri channel imwe, tugomba gukoresha channel zirenze imwe. Dufite indi channel yitwa ngo MIF, reba muri screen ukuntu byanditswe, ubundi ugire ibihe byiza. Iyo hari ikiganiro ushaka ko twaza gukorera, ca muri comment wandikemo icyo ushaka ko twaza gukorera. Wakunze ino video kanda like, ukore na share. Muri video itaha tuzatembera mu bihugu by'abazungu nk'Abashinwa, turebe noneho ku bworozi bw'imbata uko bubayeho n'uko bukora. Uramutse ushaka ko twaza gukorera ino video y'ukuntu imbata zibaho, ubworozi bwazo n'ukuntu zunguka, inyungu ziva mu bworozi bw'imbata, wandike muri comment utubwire ngo tuzakorere iyo video. Ciao ciao, mugire ibihe byiza. Bye bye.